bibaye ubaye iki nyine bigenze bite Mana none ibi bintu ni iki se ubaye iki Grace mbwira ni iki mbwira nyine habaye iki mbwira shabwira wegeye bigenze bite Grace mbwira ni ndapfuye ntacyo naramiye ase wambwira ukareka kwicisha amatsiko bigenze bite namenye ko twishimye wumva hano wibereye njya mu telefone mwinshi kandi ibyo kubura bikwiye wambwiye bimeze bite yabimenye se tugende tuvuge umuganga wadukoreye presidene arampamagara arambwira ngo umwana ntoya na Emmy kwese usibye kwigira nyoni nyinshi ubundi ibyo mwakoze mwaye muzi ko bizavana n'umusaruro w'ibyo mukora turi mu isi ibintu muba mukora biba bigomba gutanga n'umusaruro urabura kuza kudufasha ariko ibyo bigambo biratwubaka murabizi ndabakora ayo magambo aradufasha ariko ndagira ngo mbibutse ko mutakabaye mutunguje ni mwabikoze mubizi mwaye muzi ko ibyo mukora bitazatanga umusaruro noneho abantu bazizi nyine mwihangane ko munatekereze ko mwabikoze mubizi muri kwigira nk'aho mwari ikizi n'amatungo ababizi ko ari icyo azavamo Grace ivuga ni ukuri umwicanyi yagaragaye kabisa umwicanyi yagaragaye noneho byabo byagiye hanze uko byagenda kose ibintu byabakomeranye nta kintu basigaje gukora usibye noneho kujya gufungwa mwibutsa ukanda subscribe niba ari bwo ugeze hano bwa mbere ubundi ukande kuri comment ushyiremo igitekerezo cyawe ese urabyumva gute urabibona gute filime sasa igezaho iryoshye igezaho imeze neza noneho igezaho tubikeneye rwose Emile na Grace bamaje guhura n'isanganya ibintu byabakomeranye noneho batangiye kubura n'ikintu bakora kandi amafoto yose abagwiririye rimwe mwabonye ko umwana bagiye kugenzura bagasanga n'uwa Emile murabona ko rero kabisa noneho ibintu birabazambanye nta kintu bafite cyo gukora Grace we noneho byamushyuhanye mu mutwe hari kwaka na Emile yatangiye kujya yicara hasi ariko umuntu witwa Deborah wari kubishima hejuru Deborah nta kibazo afite ubundi trick iri muri uru rugo murabona bizarangira kamarade namenye ukuri kamarade namenye ukuri rwose bizamuhangayikisha bizamujyana kure akazi ashobora no kukareka kamarade rwose buriya ari mu karengane noneho barana bari kumumukira kuba batamubwira abicanyi bari bo wenda ngo babiteguye hakiri kare ese murabona nabamenya akamenya ko ari Emile na Grace babanaga mu nzu urumva bizagenda gute so mwibutsa ukanda subscribe ubundi ujya hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe uko byumva ese urabyumva gute
urumva byagenda gute? Gusa icyo twese dukeneye ni uko bari abantu bajya gufungwa n'iyo bajyanwa na RIB rwose cyangwa se bakajya kuri polisi, nta n'ibyo kwirirwa babajyana mu rukiko kuburana kuko ntabyo baburanamo. Ni ibintu bigaragara ko ari abantu b'abanyabyaha rwose. So rero nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga. Iyi filime ni nziza cyane, irimo inyigisho, irimo ibintu byinshi twigiramo. Murabona nk'ahangaha kabisa iyo batanze ubutabera, buri muntu wese yahigira akavuga ati burya nta mpamvu yo kwijandika mu byaha ngo buri wese ajye gukora ibyo yishakiye, kuko hari ubutabera, hari leta. Leta y'u Rwanda yacu irabikurikirana rwose. Nta muntu uba ugomba kwihisha cyangwa se ngo abure yakoze icyaha. Buri wese agomba kugaragara kandi akishyura ibyo yakoze. Aba rero nabo murabona ko bagiye kwishyura ibyo bakoze, uko byagenda kose bari buze gufungwa. Ni nk'indishyi y'akababaro Mutoni akwiye rwose kuba yariciye umwana nawe ubwe agacibwa ururimi. So urumva ko rero bagomba gufungwa byanga binoga rwose, mbese bakaba intangarugero ku bandi bose baba bakeneye gukora ibyaha. Si ibintu byiza, ubutabera bugomba gutangwa. Mwabonye ko rero Emile ni ibintu atari kwiyumvisha neza ko umwana yaba ari uwe. Arimo kubaza Grace ati koko uravugisha ukuri? Ibaze baramutse bagiye gufungwa bagasiga bateye n'agahinda kamarade. Niko yavuze, yamubwiye ati ibaze rwose, ati Grafred namenye ibi bintu ashobora no kwiyahura. So urumva ko rero byakomeye. Ariko Deborah we, ese murumva Deborah we azashobora kwita kuri kamarade akamuhekera nk'uko abishaka kugira ngo azamukize biriya bintu agiye guhura nabyo, kuko ni ibibazo byinshi agiye guhura nabyo imbere. So murumva ko rero uko byagenda kose uwitwa kamarade biriya bintu bizamugurira kandi atarabigizemo uruhare. Rero niba ubona ko nawe ufite amatsiko y'ukuntu polisi iri buze kubatwara, jya hasi muri komenti ubyandike cyangwa se wandike uko ubyumva, kuko abantu nta nubwo bagakwiye gutwarwa nk'abandi. Aba ngabo rwose bagakwiye kuvanwa mu rugo bagendera ko muri gereza banakatiwe byarangiye nta byo kuburana. So rero murumva ko ni ibintu bikomeye cyane ku ruhande rwabo kandi birabakomereye byo. Nta n'ikindi kintu barenzaho. Deborah we amakuru yose aba yafite 100%. Ikindi Deborah ari kubabwira ati mwebwe niyo rwose nafungwa ngo nabaye umufatanyacyaha nta kibazo, n'ubundi nimwe nagiriraga, ariko nabagiriye ibanga mukomeza kwiroha mu byaha. So rero nta kibazo, ntacyo bitwaye, n'ubundi ngiyemo nazabatanga gutaha. Nje ntiyarenga imyaka 3 rwose, n'ubundi nabasigamo murabishyira ubusa. So hararengana rero uriya mwana uri mu nda ya Deborah nako ya Grace, niwe uriya mwana ufite ikibazo. Niwe mwana ufite mbese ibibazo atigeze ategura, kuko uriya mwana murabona azavukira muri gereza, avuke nyina yirukanka muri gereza. Si biriya bintu rero ntabwo ari ibintu byiza, si ibintu byiza rwose kuri uriya mwana. Umuntu utwa Grace ubundi yagakwiye kuba yarabigenzuye akavuga ati dore noneho maze gutwita, basi reka ngende gake. Ariko n'ubundi byari byarangiye, uwo kwica bari baramwishe ndetse no guca inyuma umugabo wa Grace, byose bari barabikoze. N'ubundi ntacyo gisigaye. Noneho babuze n'ukuntu batoroka. Gutoroka ntabwo bigikunze, gutoroka ntibyakunda, kuko iyo wakoze icyaha cyane cyane cyo kwica umuntu bita bikwica mu mutwe. Buriya amaraso y'umuntu ni mabi cyane. Murumva ko rero hari ikintu kigiye kuba. Buriya bagiye gutuza bamere nk'inkoko zaguye mu mazi, asigaye bajye kubafunga. Nta n'igisobanuro bafite, haba Emile haba na Grace. Ahubwo bose ikintu bari kwibaza ni ukwibaza ukuntu bagiye gusiga kamarade mu bibazo atigeze ategura. So murumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri kamarade, ariko nta kundi byagenda. Yagize umwaka nyine ashaka umugore mubi, agira na murumuna we utamwitayeho. Biyangirije ubuzima nibyo, ariko nawe buriya baraba bamwangirije, kuko rwose umuntu w'umwicanyi ntabwo mwabana nanone mu nzu, bimusaba kuzashaka undi mugore. Kandi icyo kintu rwose kamarade ntabwo yari yarigeze agiteganya. So murumva ko rero kamarade rwose hariya nta kindi yakora, aramutse amenye ko ari bo, ubwo ni ugusinyaho bakajya kubafunga. Nubwo basabaga ko bari abantu ngo wenda kamarade yagira mu bayobozi,
kuba bari abapolisi baziranye ngo bakabavuganira bakaba babakuraho icyaha, ariko ntabwo bishoboka kandi nta n'ibyo dushaka. Ikindi mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bihaba, erega nta n'igihugu bikwiye kuba usibye no mu Rwanda gusa, ni kuko umwicanyi umuhishiriye cyangwa se ukamurika mu bwisanzure yakora ibyaha byinshi kandi bikazangiriza sosiyete. So ahangaha rero nkwibutsa ko uba agomba gukuramo isomo, niba uri kurikuramo cyangwa se ubona ibintu hari icyo byakumarira mu buzima busanzwe, kanda subscribe, ubundi niba ari bwo ugeze hano bwa mbere, ubundi ujye hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ese urabyumva gute kuba ibi bintu byaba ari intsinzi kuri Kamarade cyangwa se kuri Debora, byaba ari intsinzi n'ibyo ubundi Debora na Kamarade bibanire, kuko n'ubundi nibo baberanye kandi Debora niwe uzi kwita ku mugabo. So nuko nguko rero ibyabo bigenze. Wowe kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi episode za filime nziza, filime Urwibanga.